Bakunzi ba ATV mbahaye ikaze muri iki cyegeranyo ku bworozi bw'inkoko z'inyama arizo dukesha umubiri utemba itoto zikanaba zifite uruhare runini mu kuzamura ubukungu bw'aborozi ndetse n'igihugu muri rusange. Ubworozi bw'inkoko z'inyama bumara igihe gito cyane bityo bukazanira uwabukoze inyungu mu buryo bwihuse. Inkoko z'inyama zariye neza zikabona ibyangombwa byose zikeneye zishobora gutanga umusaruro nyuma y'iminsi 30 gusa. Ni ukuvuga mu gihe kitageze mu mezi 2, icyo gihe inkoko imwe uyibaze ibipima ikiro kimwe n'igice. Turebere hamwe imishwi y'inkoko z'inyama. Kuva ku munsi umwe kugeza ku byumweru 4, imishwi y'inkoko z'inyama igomba gushyirwa ahantu hashyushye. Kugira ngo ushyushye imishwi ushobora gukoresha imbabura cyangwa se amatara y'amashanyarazi. Ubushyuhe bugomba kuba buringaniye, atari bwinshi cyane, ariko nanone atari buke cyane. Imishwi ubwayo irabikwereka. Iyo hakonje cyane, imishwi yegera imbabura. Haba harimo ubushyuhe bwinshi, imishwi igahunga imbabura. Iyo hari umuyaga, imishwi yegera iruhande rumwe. Naho haba hari ubushyuhe buringaniye, imishwi ikaba imerewe neza yisanzuye nk'uko bigaragazwa n'igishushanyo gikurikira. Muri icyo gihe kandi imishwi irya ibiryo byabugenewe aliment de démarrage. Mu cyumweru cya mbere imishwi 50 ijya kuri metero 1, ni ukuvuga metero 1 ku burebure na metero 1 ku bugari. Nyuma yaho ugenda wagura ukurikije uko inkoko zingana. Isasa y'inkoko igomba kuba ihagije, ishobora kuba ikozwe n'ibarizo cyangwa se ibishishwa by'umuceri. Ibigwana by'inkoko z'inyama. Inkoko z'inyama zirengeje ibyumweru 4 ntiziba zigikeneye gushyushywa kandi zihabwa ibiryo byagenewe icyo kigero aliment de croissance. Ibyo kuriramo no kunyweramo bigomba kuba bihagije haba mu mishwi cyangwa ku nkoko nkuru. Hakenewe kandi cyo kunyweramo kijyamo litiro 5 z'amazi ku nkoko 50 z'imishwi, naho ku nkoko nkuru hakenewe cyo kunyweramo kijyamo litiro 10. Hakenewe nanone cyo kuriramo kimwe gifite uburebure bwa metero 1 ku mishwi 50, naho ku nkoko zikuze hakenewe cyo kuriramo kijyamo ibiro 20 by'ibiryo. Inkoko zigejeje igihe cyo kubagwa. Iyo inkoko zigejeje igihe cyo kubagwa ni ngombwa kuzibonera isoko vuba. Naho ubundi buri munsi urenzeho niko inkoko zirya cyane bikaba byateza igihombo mworozi. Murakoze kudukurikira muri iki cyegeranyo kigufi twabagezagaho. Aha twifashishije imfashanyigisho zitandukanye zateguwe na Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi Minagiri ku bworozi bw'inkoko. Ndi Elias Hakizimana, mbifurije gukomeza kugubwa neza no kunogerwa na gahunda zitandukanye za ATV.